ubundi hari ikintu nyine kikubaho kikakubabaza nyine cyane. Yego. Ndi umwana mfite nk'imyaka nk'icumi, urumva mama wanjye ntiyari akiriho. Papa yaje gushaka umugore ngo aturere, ariko uwo mubyeyi ntago yabyaraga, yabanaga n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ariko nyine kubera ko atabyaraga nyine ntiyadukundaga. Yagerageje inshuro nyinshi zibaho n'izitabaho zo kugira ngo adukureho nyine asigarane na papa nyine nta mwana afite. Yaje kumfata igihe kimwe nari mvuye ku ishuri nshonje. Nyine murabizi ko uyu mwana avuye ku ishuri aba ashonje ashaka kurya afite inzara pe cyane. Aba arasohotse ngo habaye iki. Musaza wanjye yarankundaga cyane ariko n'ubu ngubu arankunda, ariko wana byari birenze urugero. Aba arasohotse ati habaye iki. Ati se wowe usohotse ugiye he, uje gukora iki? Hari ikintu uri kubona cyabaye kidasanzwe? Nari ndi kurira ndyamye hasi, ahita araza abona nyine narize, abona ndi kuva amaraso. Nta kindi nyine umuhungu aba ari umuhungu uko yaba angana uko ariko kose, kuri mushiki we nta kintu wamubwira. Umuhungu yese afata uwo mubyeyi mu ijosi nk'umuntu ugiye kurwana. Yego. Aba aramufashe, haba induru. Umugore abonye ko nyine umuhungu yamufashe mu ijosi, icyo yakoze yamufashe amaboko yombi. Arangije aba agiye kumuruma. Afata gutya n'amenyo gamurume. Twibuka ko abana n'icyo kibazo. Avuga ati birarangiye, papa nta wari uhari, yari yagiye ku kazi. Akimuruma nyine yahise amurekura n'imbaraga nyinshi, umwana yikubita hasi. Ubwo nyine hahita haza abaturage, baraza baramfata bahita banjyana kwa muganga. N'uwo musaza wanjye nawe arankurikira. Ubwo papa nawe baraje. Yego. Abana banjye babaye iki? Abana babaye iki? Bimeze gutya. Wandumiye umwana. Aramuga ati reka nkubwize ukuri, umwana wanjye aramuka ari ikibazo yagize. Uraramuka wamwanduje, nawe ubuzima bwawe burahita burangira. Ndajya muri gereza nsaziremo, ariko ntibishoboka ko umwana wanjye waba wamwanduje. Ngo muri gupfa ibyo bintu. Mwaramutse neza, mwiriwe neza, bitewe n'aho umuntu agiye aherereye, mu majyepfo, mu majyaruguru, ndavuga y'isi no mu isi hagati, burasirazuba, iburengerazuba, ubwo ni mu Rwanda. Mwese nizere ko mumeze neza. Ni ku Mugara Empire. Twazanye umutumirwa wacu mushya, ubwa mbere mumubonye. Yego, aratangira arabibwira. Nje ndi Makena, murabizi nk'ibisanzwe, ni ku Mugara Empire. Reka dutangirane n'umutumirwa wacu atwibwira, ubundi tuganire, aduhe ku buhamya, agira ibyo dusangiza. Ndabizi buri wese afite inyigisho ari buze kuza gukuramo. Hari byinshi cyane buri wese uri buze gukurikirana iki kiganiro cyangwa se kumva iki kiganiro araza gukuramo. Sawa, murakoze. Dutangira twibwira. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimiye, kanizere ko aho muri mumeze neza. Yego. Cyambere nuko mumeze neza, ibindi byose ni amahoro. Amazina yanjye nitwa Vestine Uwihoreye. Abanje kubasangiza bumwe mu buhamya bwanjye, kandi nzi ko biri bugende neza. Murakoze. Yego. Atubwiye ko yitwa Vestine. Yego. Vestine rero yifuje ko twasangira imwe mu nkuru ze. Twabyifuje, nawe yabyifuje. Namwe muraza kubikunda cyane. Ibyo araza kutugezaho ni byiza, birimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Muraza kubikunda kandi muraza kugira icyo mubivugaho. Muraza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Munike no kugeza iki kiganiro ku bandi bantu batandukanye no kugisharinga nyine. Munike gukanda subscribe, munakande like kandi mugire icyo mubivugaho. Mutange comment zanyu. Okay, Vestine. Ndakumva. Muri aka kanya nizere ko byibuze bwo umeze neza. Cyane ndashima Imana. Urashima Imana. Iyo umuntu ageze ashima Imana, ubundi Imana tuyishima mu byiza, mu bibi, hose turayishima. Yego. Ariko nkurikije uko twaganiriye, ibyo ushima Imana, ndakeka atavuga ngo ndashima Imana ko yankoreye ibi byiza gusa,
hari n'ibindi byabaye okay, hari ibyo ukoreye byiza, ibyo yagukoreye, hari ibyo izagukorera, sibyo? ya Bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye kukubaho, dushaka tuganirize ku nkurumamo, ku bintu okay, nk'uko wabimbwiyeho nyine. Yego, murakoze. Ubundi mbere na mbere umuntu iyo abyutse ari muzima yirengagije ibyo acamo buri munsi, yego, si ngombwa ngo avuge ngo ejo Imana yankoreye ibi, hari ibyo nabonye. Mbere na mbere nimba ubyutse ukabona uri muzima, iryo ni ishimwe riba rikomeye cyane kurenza ibindi byose. amen. Kandi buriya baravuga ngo igishoro cya mbere ni ubuzima, kandi nta n'ikintu tuba twatanze kugira ngo tubone ubwo buzima. Kandi Imana iramutse ije mu baturage ikavuga ngo buri wese name igihembo cy'uko namuhaye ubuzima, nta muntu wakibona. Yego, mpamya yuko twese twapfa nta muntu wabona igihembo ahaye Imana, kuko ubuzima ntago wabubonera amafaranga cyangwa se ikiguzi wabutangira. yego, niyo mpamvu umuntu uwo ari wese ahava akagera ushaka kuvutsa umuntu ubuzima, ntago bizamugwa amahoro muri make. yego, rero ntago biba byoroshye. Nkomeje kubashimira rero ku kijyanye n'inkuru nabateguriye. Njyewe nk'uko mubibona ndi umwana w'umukobwa, ntago ndaba umuntu mukuru cyane ngo wenda mvuge ngo najya mu kigero cy'abantu bakuru cyane, ndi urubyiruko muri make. Mu buzima nyine tugenda tubona ibintu byinshi bitandukanye, ariko nkanjye kuko ndi umuntu wihagararaho ushikamye, mfite n'intumbero nyinshi, mfite ibintu byinshi nshaka kugeraho, ariko ntago ari ugupfa kubigeraho gutyo gusa. Hari icyo binsaba, hari imbaraga ngomba gutanga, hari n'ibyo ngomba gusiga kugira ngo ngere ku ntego yanjye. yego, ntago biba byoroshye mu rugendo rw'ubuzima. Ntitwabitindaho ngo wenda ngo byagenze gute kugira ngo ufate uwo mwanzuro. Ese birakoroheye kuba urwo rugendo urimo bimeze neza, ni amahoro? Ibibi biraza, ibyiza bikivanga, ariko kubera ko nzi icyo nshaka, niyo mpamvu ngomba nyine kubigendamo neza. yego, harimo ababa baguca intege, harimo ababa bakubwira ko ibyo urimo utabizi, ariko wowe ubyima amatwi kubera ubuze icyo ushaka. Niyo mpamvu ubyirengagiza bimwe na bimwe. yego, ntararenga aho ngaho, akantu navuga cyane ku bana b'abakobwa ndetse n'abahungu, urubyiruko bagenzi banjye, buriya nushaka kubaho neza, buriya kubaho neza si ukuba ufite ibintu bya mirenge, yego, si ukuba ufite amafaranga, si ukuba wambaye urukweto rwiza cyangwa umupira mwiza, ahubwo ni ukuba ufite indangagaciro nk'umunyarwanda. yego, hahandi uzanyura mu bantu bakavuga ati uriya mwana uko ameze, uko tumubona, imigendere ye muri karitsiye, ukuntu tumubona afite indangagaciro. Icyo kintu nukibonaho uzamenye ko nta n'ikindi kintu kizakunanira. Rero kugira ngo ugere ku icyo kintu ni ibintu biba bigoye. Abantu ba hafi nibo bantu ba mbere baba bari mu bantu baguca intege. yego, kandi buriya ntuzashimishwe n'uko umuntu akubwiye ngo komerezaho. hari igihe kuba akubwiye ngo komerezaho aba agiye kuhahera akurimbura, agusubiza inyuma. Bityo rero ntukizere ibintu byose wowe ubwawe n'umutima wawe. Wowe uzi icyo ushaka, ugomba kwizera. Yego abantu barakubwira, ugatoranyamo icyo ukuri nk'umuntu. So rero ikintu navuga aho ngaho, nabwiraga urubyiruko bagenzi banjye ko igihe wumva ko ushaka kubaho neza mu mahoro, nta muntu bangamiye, gerageza wowe n'umutimanama wawe umenye ngo ikintu ugiye gukora ese nicyo, ese kino kintu ntawe kizabangamira. Nubwo nyine dukora ibyiza tukisanga ku rundi ruhande hari abantu bibangamiye, urumva ni ibintu biba birimo inzitane zitandukanye. So rero bisaba kwitonda. yego. None Vestine, ndakumva. kugira ngo twinjire mu nkuru neza, tuyitangire,
wambwiye ko witwa strong woman. ya umbwira ko iryo zina rifite ibintu byinshi biriri inyuma, rifite ubusobanuro bunini. umbwira ko hari n'impamvu ikomeye yatumye urihitamo. yego. Niki cyatumye wita strong woman? Murakoze cyane. Bongerejwe mu gake. Yego murakoze, ndabashimiye. Buriya ikintu cyose aho kiva kikagera kiba gifite impamvu. Yego. Nza kwinjira muri sinema, nararebye nsanga umwana w'umukobwa aca mu nzitizi zitandukanye. Ndareba nsanga abantu benshi bafite amazina atandukanye, bafite amazina nyine agiye atandukanye y'ukuntu bazamuye izina ryabo. Buri wese afite izina, afite n'impamvu aryitwa. Ngewe rero impamvu niswe iryo zina strong woman nuko ari izina rimpesha imbaraga, rimpesha n'umurava. Iyo iryo zina ndyumvishe cyangwa hakagira umuntu urinyita, yego, hari ibintu muri ngewe numva ngize imbaraga, hari ukuntu numva rimpinduye muri ngewe. Yego. Muri make iryo zina rirakomeye muri ngewe. Nta wundi munyarwandakazi uryitwa. Niyo mpamvu nshaka guca agahigo mu Rwanda nk'umunyarwandakazi witwa strong woman. Ibikorwa bya strong woman n'ubusobanuro bwabyo ni byinshi cyane ku munyembaraga, umuntu ufite imbaraga, umuntu urwana agatsinda, umuntu ushobora kunyura mu bintu byinshi ariko strong woman rikajya hejuru. Yego. Ubwo rero strong woman risobanura ibintu byinshi kuri nge. Ni nk'uko uba ufite ikintu kigushyiramo imbaraga, wajya gusubira inyuma ikintu kikagusubizamo imbaraga. Nanjye iryo zina niko rimeze muri make. Ni biki byo guca intege? Dore nk'ubamye bw'ibyakubaye bikavuga kongeraho wumva nyine byakurangiriyeho. Murakoze. Nyine kuri ngewe byaragoranye kugira ngo mfate umwanzuro w'ikintu nabasha kuba nakora. Kubera ko ndavuga nko mu buzima busanzwe, noneho hari nk'ikintu gishobora kubaho nyine ukumva ugeza ubuzima wumva burangiye, cyangwa se ukumva ugezaho nyine utakibasha kwihangana, ukumva nyine birakugoye, biragukomereye. Kugezaho nyine uvuga ati noneho ngewe n'ibyo nzajyamo kujya ndi umuntu ukomeye, ngere ku ntego zanjye, ngomba kwita strong woman, ku buryo n'igihe ngiye kujya gucika intege nzajya nibuka iryo zina ko ari izina rikomeye. Murakoze. Nk'uko ubivuze neza cyane, ibintu byinshi nyine biduca imbaraga, ariko kugeza ubu aka kanya uko mpagaze, nta kintu kibaho gishobora kuba cyaza ngo kindimbure, kinca intege. Ibyo naciyemo nibyo byari bikomeye, ariko ubu ngubu nta kintu kibaho cyaza ngo kinshyire hasi. Ibyo waciyemo ni ibikize ko ari byo dushaka ko dusangize tubone experience. Murakoze. Ubundi biba bigoye ko umuntu nkanjye w'urubyiruko mbasha kugira ahantu mbarizwa ku kintu runaka, ku mikorere cyangwa se ubuzima busanzwe. Rero nanjye hari urugero ushobora kuvuga ati ngewe ngiye gucuruza, cyangwa se ngiye gukora kandi kazi runaka. Imirimo ibihari itandukanye yo gukora, ariko kugira ngo uzawufate mu ntoki ufate amafaranga yawo ni ibintu biba bigoye. Nanjye rero kubera ko byagiye bingora, icyo nkozeho cyose nkabona kirancika, kinca mu myanya y'intoki. Nshobora nko kugerageza gucuruza utuntu runaka, alimentation cyangwa utundi tuntu, ariko nkabona ni ibintu biri kuba nk'aho atari ibyanjye. Bonza gufata umwanzuro, ndavuga ati noneho ukuntu ngiye kubigenza, ngiye kuba umuntu ukomeye, bino bintu byo gucika intege ngomba kubivamo. Ubundi hari ikintu nyine kikubaho kikakubabaza nyine cyane. Ndi umwana mfite nk'imyaka nk'icumi, urumva mama wanjye ntiyari akiriho. Papa yaje gushaka umugore ngo aturere,
ariko uwo mubyeyi ntago yabyaraga, yabanaga n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ariko nyine kubera ko atabyaraga nyine ntiyadukundaga. Yagerageje inshuro nyinshi zibaho n'izitabaho zo kugira ngo adukureho nyine asigarane na papa nyine nta mwana afite. Yaje kumfata igihe kimwe nari mvuye ku ishuri nshonje, nyine murabizi ko uyu mwana avuye ku ishuri aba ashonje ashaka kurya afite inzara pe cyane. Yaza ndamubaza si ibiryo biri he, yanzaniye ibyo kurya nishimiye cyane, nakundaga ubugari, arabuzana abuterekaho nanjye nishimye mpita nkaraba intoki. Ubwo ndangije ndavuga ati kwa kundi umwana nyine abona ibiryo agahita avuga reka manze ndye nk'ubugari bwo ku isafuriya nyine. Ndangije mfata ikiyiko, ndangije ndabufata, kize mu kanwa numva ni nk'uko wafata inusu y'umunyu ukayishyira mu mazi acagase ugashyiramo nyine ukaba ari nk'isosi. Numva ntago bisanzwe. Ndangije mfata ubugari busanzwe buri mu isafuriya nkoza mu mboga, nsanga ni umunyu gusa. Nyine nawe uzarebe ushonje bakaguha ibyo kurya ugasanga ni nk'ikisi, ni ibintu bitaribwa. Umujinya wagaragaza cyangwa se uko wamera, ibi biryo ko bimeze gutya ntago bisanzwe. Ndangije ubwo uwo mubyeyi aratongana cyane ati fata ibyo kurya, ndaguha ibyo kurya ukabyanga ukabicira, uba wabihashye kubera iki ugira agasuzuguro. Nanjye nyine n'umujinya nari mfite n'ukuntu nari nshonje nibaza ukuntu ibiryo ntari burye ari ifunguro rya nijoro ntari burye nyine ndi buburare, sinabyihanganira. Ndavuga se bino bintu wabikoreye iki? Basi iyo umbwira ko ibiryo nta bihari nkamenya ko mburaye, ariko ntunega ibiryo birimo umunyu ungana gutya. Basi ntiyanavuga ngo na agisida wenda byamucitse. Arambwira ngo nabikoze mbishaka, nagushyiriyemo uyu munyu ungana gutya ndebe ko uri buze kubirya, kugira ngo se bitange iki bigende biti. Nararakaye ndetse naranarize uwo munsi, ndahaguruka ndamubaza ese dupfa iki ko nkubaha nka mama wanjye, ko njya kukuvomera amazi nkakubura nkakora utuntu twose nk'umwana mu rugo, kubera iki unyanga? Biterwa n'iki? ngo yaba nabonaga n'uburozi bukwica ukava mu nzira. Ubwo yahise anyaka ikiyiko nari mfite mu ntoki akinkubita hano mu gatoza. N'ubu inkovu ndacyayifite. Yego. Nararize cyane ariko umusaza wanjye yari ari mu nzu. Aba arasohotse ngo habaye iki? Umusaza wanjye yarankundaga cyane ariko n'ubu ngubu arankunda, ariko wana byari birenze urugero. Aba arasohotse ati habaye iki? Ati se wowe usohotse ugiye he uje gukora iki? Hari ikintu uri kubona cyabaye kidasanzwe? Nari ndi kurira ndyamye hasi ahita araza abona nyine narize, abona ndi kuva amaraso. Nta kindi nyine umuhungu aba ari umuhungu uko yaba angana uko ariko kose, kuri mushiki we nta kintu wamubwira. Umuhungu yese afata uwo mubyeyi mu ijosi nk'umuntu ugiye kurwana. Aba aramufashe, haba induru. Umugore abonye ko nyine umuhungu yamufashe mu ijosi, icyo yakoze yamufashe amaboko yombi. Arangije aba agiye kumuruma, afata gutya n'amenyo gamurume. Twibuka ko abana n'icyo kibazo. Avuga ati birarangiye, papa nta wari uhari, yari yagiye ku kazi. Akimuruma nyine yahise amurekura n'imbaraga nyinshi, umwana yikubita hasi. Ubwo nyine hahita haza abaturage, baraza baramfata bahita banjyana kwa muganga. N'uwo musaza wanjye nawe arankurikira, ubwo papa nawe baraje. Abana banjye babaye iki? Abana babaye iki? Bimeze gutya. Wandumiye umwana. Aramuga ati reka nkubwize ukuri, umwana wanjye aramuka ari ikibazo yagize, uraramuka wamwanduje, nawe ubuzima bwawe burahita burangira, ndajya muri gereza nsaziremo. Ariko ntibishoboka ko umwana wanjye waba wamwanduje ngo muri gupfa ibyo bintu. Ubwo yahise aza, abaganga boza ku kuboko bareba niba ako gakoko kamugezemo, basanga ku bw'amahirwe ntago kamugezemo, kuko yaramurumye gutya
amenyo akora ku ruhu n'amaraso araza ariko ayiwe ntiyamugeramo. Nuko hano barampfuka baranyuza neza bashyiraho n'umuti birarangira turataha tujya mu rugo. Yego. Birakura birazamuka. Noneho umunsi umwe ndabyibuka yaratetse igikoma cya kawunga. Igikoma cya kawunga buriya iyo cyabize kimera nk'amavuta bagiye gushiramo ifiriti. Twari turi hanze turi gukina kuko abana baba bategereje icyo kunywa cy'umugoroba. Aragiteka kirabira neza. Noneho musaza wanjye aratambuka ati se mama igikoma nticyari cyashye kuko umwana nyine aba ashaka ikintu abona utetse ashaka kuba yatestinga. Yamubwiye ngo iki gikoma ntetse si icyawe, sanga mama waho yapfuye ugende ajye kukigutekera. Yego. Umwana yararakaye ararakara bimwe biri seriye. Ubu iki gikoma utetse kingana gutya urakinywa ukirangize wenyine. Umugore yahise afata cya gikoma cyuzuye isafuriya abagisutse musaza wanjye mu mutwe. Kiri kubira? Igikoma cya kawunga kiri kubira kimusuka mu mutwe. Nahise numva induru nanjye nahise ndira nago z'ukuntu byamfashe nyine numvishije musaza wanjye arize cyane. Nanjye mitandira nyine nk'umuntu bibayeho. Nza nirukanka nsanga yahiye igikoma kiri kumumenekaho. Ndaza ndamufata ndamuhobera ndareba ndi kumuhanagura biranga. Nanjye ikintu yakoze yahise amfata aransunika nikubita kwibuye. Hano ahangaha uri kubona ko wagira ngo hari inkovu. Yego. Hano hahita hasadukamo kabiri mva amaraso. Ubwo musaza wanjye nawe induru ari kurira abaturage bahita baza. Noneho uwo mugore ikintu yakoze yahise afata uwo mwana aramwoza n'amazi akonje. Amusiga kandi buriya amazi akonje ku kintu gishyushye ni ikintu kibi cyane ku mubiri. Afata amazi aramwoza itamusigaho amamesa. Umusatsi wari wavuyeho. Yarahiye n'umusatsi uvaho ahinduka umweru. Apana amaraso uruhu ruvaho ahinduka umweru. Ubwo nanjye ndaho nyine ndyamye hasi ndi kuva amaraso. Arangije itamusigaho amamesa. Nyine urumva yagize ubwoba ibintu akoze abana babiri cyarimwe bose bari kuva amaraso biramurenga buri cyo gukora. Arangije abwira uwo mwana ngo utibeshye ukavuga ko ari njye wagutwitse. Nubivuga nzakwica uri muzima. Umwana nyine yimararira nyine araceceka aratuza. Ako kanya twese tujya kwa muganga byihuta. Ubwo papa bahita bamuhamagara kuri telefone. Ati abana bawe barapfuye kandi bapfiriye icyarimwe. Yahise areka ibyo yari arimo arazaza kwa muganga. Papa nyako yarabakundaga cyane. Yaradukundaga cyane cyane ariko. Noneho arangije abaraje areba kuntu umeze. Aribaze se imodoka yakugonze byagenze bite? Areba musaza wanjye ati se kumeze gutyo bimeze bite byagenze bite? Ati bari batetse igikoma ngenda ndimo ndirukanka turimo turakina turagongana kumwe abana bakina bakagongana bagakubitana nk'imitwe bakaba bagwa nko hasi. Avuga ko twari turimo gukina turagongana noneho igikoma kimumenekaho ngewe ngo nka hariya nikubita kwibuye. Ngo niyo accident yabaye. Aramuhishira. Arahisha. Noneho papa kuko atabyiyumvishaga yahise akubita uwo musaza wanjye urushyi. Rwiza. Anameze uko nguko ameze uko. Ati mbwiza ukuri aka kanya. Byagenze biti. Umwana arabona avuga inkuru yose ukuntu yagenze. Avuga n'impamvu meze gutyo, avuga n'impamvu ndi kuva amaraso. Avuga n'impamvu ameze gutyo mu mutwe. Yabuze kwihangana usibye ko abaganga bahise bamufata nyine ko yari agiye gukora ikintu kibi. Nawe reba usanze inkuru ku bana bawe bameze gutyo ugasanga ibintu bimeze gutyo. Kwihangana nago kwaboneka rwose pe. Bahise bamufata yahise amera nk'umuntu uguye igihumure. Abaganga batwitaho baratuvura bigenda neza. Inkovu turayisigarana nyine. Umugore nyine bahise bamufunga. Yego. Bamukatiye imyaka arayirangiza avamo aragenda aba ubuzima bwe. Kuva ubwo nyine papa yahise areka gushaka umugore. Nizi kuki papa yagumye kubana n'uwo mugore kandi abizi ko ajya bakorera ibyo bintu? Nyine uko biri kose umubyeyi ari igihe areba agasanga
nyine hari igihe inshuro nyinshi aba atazi ukuri, yego aba yumva ko ari umwana wananiranye, akumva ko nyine umubyeyi agomba kumuhana igihe yakosheje. Ntabwo yumvaga ko byagera ku urwo rwego, yego ariko yabonye ikimenyetso gishobora gutuma yatandukana nawe, ahita ahurwa kongera gushaka. Ubwo nyine tubaho ari we udufite, ari we uturera. Ibyo bintu bimpa isomo. Ntekereza ko nta muntu uzanzanaho ibintu by'imikino, ibintu byo ntekereza ko nta kintu kibabaje cyangwa gikomeye kizambaho kirenze iki kimbayeho. Mpita mvuga ati rero ubwo ubuzima bumeze gutya, ngiye gushaka ikintu nakora, ngiye gushaka kwihagararaho kwanjye nk'umukobwa, ngiye kureba uko bizaba bimeze kose, nzarwana kandi nzatsinda. Nzaharanira ko nimbyara umwana nkagira urugo, nzaruha agaciro kuruta ibintu byose. Nzaha agaciro abana. Ngo urumva ko nyine inkuru yanjye ari iyo. Nafashe umwanzuro nyine wo kumva ko nta muntu uzazana ibintu byo kuvuga ngo azana ibintu by'imikino kuri njyewe. Nzakora ikintu kidasanzwe umuntu wese atabasha gukora. Nzirinda ku buryo bushoboka. Aho umubyeyi wanjye yabashije kundinda, nkabana n'umubyeyi urwaye akankuza, singire ubwandu, akandinda mu buryo bushoboka. Ese ninjye uzizanira ubwo bwandu? Ese kuki ntahagarara ku ijambo ry'ibyo nanyuzemo, nkasohoka nabanaga n'umuntu ubufite akagerageza inshuro nyinshi zo kubunyanduza ngakura? ese intego ubundi ari yo kubanduza namwe icyo yashakaga ubundi ashaka ngo namwe mwandure? Nicyo yashakaga. Ikindi akaba yatwica nyine akoresheje imbaraga ze zo kumva ko yasigarana na papa nta mwana bafitanye. Kurumva we ntiyabyaraga, yashakaga ko babaho nyine nta mwana bafite. Nuko ubwo rero ndavuga ati njyewe nkurikije ukuntu ibintu mbibona, nzakora ikintu gikomeye muri njyewe aho nta wundi muntu wagikoze. Nyine urubyiruko runyura mu bintu byinshi, runyura mu bwangavu, runyura mu gihe cy'ubushyuhe. Umwana akumva ko yaryoshye ubuzima, agatemberana n'abasore batandukanye, ndetse bakanamusaba no kuryamana nta n'ikibazo. Hakaza terima ivuga ngo nta mpamvu yo kurira bombo mu ishashi. Icyo kintu ugasanga urubyiruko rwakiguyemo cyane. Ndavuga ati njyewe niswe izina strong woman. Iri zina rizampa imbaraga aho nzajya hariho hose. N'igihe nzagerageza gukora icyaha, ngitirira bya bindi byose nanyuzemo, nkaba ndaha nshikamye imeze neza, nzarigenderaho. Sinzaryamana n'umuhungu uwo ari we wese, icyo azaba yitwaje icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo nzaba naburaye nabwiriwe nzi neza ko ngiye kongera kuburara. Ntabwo nzatanga umubiri wanjye kugira ngo ndamuke. Niba kuko inzara hari umuntu yishe, izanyice mpfe nishwe n'inzara, ariko sinzapfe nishwe no kuvuga ngo natanze umubiri wanjye kugira ngo ndamuke. Nzabyitwaramo neza, ntabwo nzatanga umubiri wanjye kugira ngo nkunde mere neza. Kandi abantu babyihanganira ni bake. Inzara iraryana, inzara yagukoresha kwica, inzara yagukoresha kwibika, gukoresha n'ibindi bintu bibi. Rero njye nzabicamo, kandi n'ibintu bishoborwa n'abantu bake cyane. Ibyo bintu nimbishobora, nzabasha kugera ku ntego yanjye. Nari umuntu nyine uri aho ukunda filime, ukunda ibintu bya komedi, nagera nk'ahantu bacanye televiziyo nkaba ntahava, nkumva ndabikunze. Ikindi kureba filime kwanjye, ntago ndeba filime ngo nishimishe, ahubwo mera nk'umuntu uri kureba story iri kuba ako kanya, ubuzima nyine abantu bari kubamo ako kanya. Ahita amenya se iyi filime ndi kureba ubundi imeze ite, ese isomo iri kunyigisha ni irihe, ese ibintu bari kuvuga
hari akamaro bimfitiye, hari ikintu biri kunyigisha. Yego. Nakumva ari ikintu biri kunyigisha cyangwa mu buryo bwo kwitwara uko ngomba kwitwara nyine ndabikurikira binsigira isomo. Yego. Nza kuvuga ati ibi bintu ndabikunda kandi kugira ngo umuntu abikore nk'umwuga biragoye. Yego. Nzahura n'abantu banca intege cyane, nzahura na babandi nzasaba ko dukorana banca amazi, ariko nzi neza ko nzabigeraho. Yego. Ibyo rero kugira ngo mbishobore ngomba kuzibuka hahandi navuye nazamukiye nkamenya ko nta kidashoboka. None Sylvestre, ndakumva tugarutse kuri musaza bameniye igikoma umusatsi ukamuvaho, iriya situation nyine yose urayibuka ukuntu yari imeze uri kuyireba. Ubu ngubu umusatsi wundi warongeye uramera cyangwa ntago wigize ugaruka, nta wundi waje? Abaganga ndashimira cyane cyane abaganga, buriya ni intwari, buriya ni intwari zikomeye. Bakoze uko bishoboka kose baramuvura, ariko icyo gikomere ntago cyasibanganye burundu. Yahise agira uruhara atagakwiye kurugira akiri umwana. Yego. Urumva umusatsi wahise uza hano ku ruhande, ariko hano hagati hari ikibazo. Nta musatsi uhari. Inkovu yarayifite iragaragara. Ubwo ni nk'ibihe bindi by'ubugomo uwo mugore yagiye abakorera? Kuko ndumva atari ibyo bibiri byo nibwo yakoze. Mwamaranye igihe kingana iki bundi? Twamaranye igihe kinini pe. Kinini? Twamaranye igihe kinini, ubwo mu bundi buzima busanzwe nabyo ntibyabaga byoroshye, yatwicishaga inzara akabeshya ko twariye kandi tutariye. Urumva umwana umuntu umurera aba amutinya kurusha wa wundi uba wagiye buri munsi. Yego. Avuga ati nimbivuga ari buze kunkubita. Ukemera nyine nk'umuntu wariye kandi utariye. Yego. Gukubitwa byo byari buri munsi. Hari umwana nyine uba uri nko mu kigero cy'imyaka 11 n'ibiri, avuga ati nkubitwe nta kundi, cyangwa se njye kureba ku nshuti yanjye gusaba mbirye bwihishwa, ariko simvuge uko bimeze mu rugo. Ni byinshi byinshi byinshi. Iyo avuga ko mwariye mukabihakana, ko ntago mwahakanaga, mwe mwaracicikaga? Nyine nk'umubyeyi papa yarazaga akadusuhuza ati mwariye, yego twariye, yabaga ahari ahantu yabaga yagiye, mama yabaga ahari akumva uko tubivuga. Twishimye ati twariye tumeze neza nta kibazo. Umubyeyi nyine nawe niba ari iryo rindazi azanye akariduha, nyine ikintu twaryaga. Iyo yazaga yakundaga kuzana iyo biswi, rindazi, tundi tuntu turabo. Twahitaga duprofita kubirya vuba vuba atari yinjira mu nzu cyangwa se ataragira ahandi hantu ajya. Vuba vuba nyine tukarya nk'abantu. Hari ukuntu umwana arya ugahita ubona umwana rwose ntajya arya. Urumva tukarya vuba vuba bishoboka akajya kwinjira mu nzu twasoje. Icyo kintu nicyo cyari kidutunze. Ubwo iyo nta kintu yazanaga kubw'uko ntacyo yabonye. Yego. Ubwo nyine twaratuzaga, twajya ku ishuri kwa kundi umwana aba afite igiceri akagura, cyangwa se umwana yaba afite ibiryo abana barapfunyikaga, wagira amahirwe wakoramo ikiyiko, ubuzima bukaba buraho bumeze neza. Yego. None Sylvestre, ndakumva. Kongeye tugarutse gato kwa muganga, ubone niki cyatumye undi musaza wahisha yuko ari uwo mugore wabakoze ibyo byose? Icyo gikoma kimara kumumenekaho, urumva yagize ihahamuka nyine. Ntago biba byoroshye nk'umuntu nk'umwana ubusanzwe ukoranizwa n'umubyeyi. Yego. Ntago biba byoroshye guhita avuga icyo kintu nyirizina uko cyabaye, kuko abatekereza ko nabivuga ari bumugirire nabi kurushaho. Kuko urumva umwana ntago abazi ngo nabivuga niko kumukiza kwe. Abazi ngo nyine ari bumugirire nabi. Kubera ko abakiri umwana nyine haba hariho gutinya, ubwoba kuko yamugirira nabi. Nicyo kintu cyatumye abihisha yanga kubivuga. Mwe mufite imyaka ingahe harya? Wowe wari ufite ingahe, musaza yari afite ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 10. Musaza wanjye yari agize imyaka 13. Umusaza wawe muracyari kumwe? Arahari. Na papa? Yego. Nicyo washimira Imana? Icyo nashimira Imana nuko
ibyo bintu twabinyuzemo aho twagombaga gupfa nkurikije ukuntu twari tumeze kuko imyaka 10 nari mfite byanga bikunda nari nzi ubwenge nzi uko igikomere cyari kimeze yego nzi uko nari imeze nzi uburyo badutwaye kwa muganga nzi uburyo byari bimeze birangiye rero nashima Imana ku buryo bukomeye cyane nimba nari imeze gutyo icyo gihe aka kanya nkaba ndi umukobwa muzima ushima Imana ni gute naho Imana icyubahiro icyubahiro iragikwiye kabisa ni icyayo amen hari ikintu wagira inama abandi bane guca nko mu byikunyuramo ibyo wanyuzemo nasore ibyo wanyuzemo ahari abari kubinyuramo nonaho murakoze inama nagira urubyiruko bagenzi banjye cyane cyane ku bantu by'umwihariko gucamo ibyo noneho nko ku mwana w'umukobwa by'umwihariko ku mwana w'umukobwa ibintu byinshi bitubaho inshuro nyinshi tubayeho tutarerwa n'ababyeyi bacu bwite buriya umubyeyi uko yaba ameze kose kabone niyo yaba atari umubyeyi wawe wowe gerageza utange urugero rwiza kuri we yego kugira ngo byibura nanakugirira nabi Imana ikakugirira neza ukazamuka ukaba umuntu muzima Imana izarinde uwo muntu uwo mubyeyi wakugiriye nabi abone ko ibyo yakoze bitari gushoboka yego ahubwo ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana gerageza wowe uri gukorerwa ibyo nk'ibyo naciyemo se cyangwa nibirenze ku byo naciyemo umwerera imbuto kuko icyo gihe iyo nza kuba wa mukobwa ushira isoni nkumva ko namuhangara tukarwana nkamutuka nkakora ibintu nyine by'umuntu nyine wananiranye nkeka ko nubwo bufasha mba ntarabuhawe nkeka ko nabo baturanyi bamfataga bakanjyana kwa muganga ko ibyo bibazo byagiye bibaho iyo mba ndi umuntu wananiranye ntabwo ubwo bufasha mba narabuhawe mba narapfuye ntakiriho rero icyo nashishikariza abantu hari n'abakuru banduta babinyuramo gerageza were imbuto nakugirira nabi ugerageza ubyitwaremo neza nkeka ko ubufasha uzabubona abo bantu bahari bazagufasha bakakugeza guhabwa ubutabera nicyo navuga so rero strong woman reka tugarukira aha tuzongera dukora ikindi kiganiro noneho tugira ibyo tuvugaho tugaruke no kuri sinema cyane none yego tugane ku buhamya bumwe tugaruke no kuri sinema kumve nino natage tubifiteho yego yari ku Mugara Empire mwibuke gukanda subscribe share comment like yego ni Makena twe turi kumwe na Strong Woman cya Vestine yego mugira ibihe byiza murakoze cyane ndabakunda kandi mukomeze kunshyigikira hari byinshi nzabagezaho kandi bifite umumaro murakoze